Ndabasuhuje inshuti bakunzi mukurikiye Bamboo Rwanda TV, kandi mudahwema kudukuraho amaboko, muhora mushishikajwe no kureba ibyo twashyizeho ndetse mukaba n'aba mbere mu kuzireba, mu kureba videwo twakoze. Ndabashimiye cyane, mbahaye ikaze kandi ngira ngo mbereke mu buryo bwa finisage. Iyo turimo dukora finisage ya nyuma, ubundi aba ari gusiga icyo twise verine. Dusiga verine ordinaire kugira nyine intebe ize kuba isa neza. Muri ubwo buryo nifuje nabwo kubibereka, wenda sinabahirije wa mwanzuro nari nafashe wo kuba nabereka design imwe y'intebe, kuko nari nababwiye ko nzajya mbereka ni design imwe y'intebe, ubundi akaba ariyo ureba ukareba, mbese kugira ngo ubashe kumenya ati ubundi migano bakoramo design zingahe, ati se ni izihe. Gusa hari iyo mberetseho, nubwo wenda nyiciyeho gato, nzayikora videwo yayo neza. Ni agatebe keza kari mu gihande cy'inyuma y'uwo muhungu. Nzakabereka neza, mbereke n'aho gakoreshwa, mbigishe n'aho gakoreshwa. Uyu mwanya rero ubwo nari ndi kugira mbereke iyi ntebe turimo dusiga verine. Iyi ntebe nayo navuga ko ari sample, ni sample kuri ubu ngubu. Ntabwo iyi ngiyi nayiguhereza, ahubwo ni sample. Ndagira ngo mubanze mwayishima, murebe niba koko niba ari sawa, niba ijyanye n'amahitamo yawe. Nuyikunda ukabona iri mu mahitamo yawe, nta kabuza umuntu yayiguhereza ndetse akagukorera mezire ushaka. Aha mba nashatse mezire zanjye, ntabwo nagukorera izo nshaka, ngiye ngukorera izo wowe ushaka, kugira ngo ujyane ibintu wishimiye, wumva umutima wawe wishimiye, kuko ni abantu bashimirana. Ntabwo wambwira ngo ngushimire ngo bikunde. Gusa hari igihe dushobora no guhuza, nkaba nashima ikintu nawe ukagishima, gusa nyine bibaye byiza cyane urishimira, kuko hari igihe ngushimira wabijyana ukavuga ati nyamara wasanga. Ubwo rero biba byiza iyo wowe uje ukambwira ati nshaka ibipimo ibi n'ibi, nshaka uzayikore gutya na gutya, nshaka uzashyireho aka n'aka. Ibyo bintu biba ari byiza cyane, kuko icyo gihe wijyana n'ubundi uvuga ngo cyane ikintu kimeze neza. Si ibyo ngibyo nari nshaka kubabwira, gusa nyine icyo nashakaga kubabwira ni uko nashaka kubereka iyi ntebe ariyo ndi gukoraho finisage. Mumbwire niba iyi finisage yanjye iri cheap, iciriritse, cyangwa se niba ari iyo. Gusa ku bwanjye nyine ntako mba ntagize, mba mbona ngiye ku bwanjye ubushobozi ari ubwo ngubwo. Gusa nyine sinabura abantu bangira inama ati ujye ubigenza gutya. Comment yarafunguye, wambwira ukambwira, nkagira icyo mpindura, cyangwa se mbese nkagira icyo nongeraho. Niyo mpamvu buriya umuntu wakoze uru rubuga avuga ati niba ushyizeho ikintu, hari ahantu ha comment nyine wowe audience, wowe mufana, wowe ureba, wowe mbese ukurikiranye icyo kiganiro, utangemo igitekerezo ndetse tubashe no kuganiriramo. Hari n'abantu twaganirira muri comment tukanamenyana mu bundi buryo butari ubu ngubu. Nk'uko bisanzwe rero ni kanyamigano wanyu, wa wundi wahisemo kuzajya abyaza umugano umusaruro, kugira ngo mbereke nyine ko mu migano haba harimo intebe zigiye zitandukanye. Reba iyi ntebe, yirebe neza nawe umbwire, iriya ntebe imeze neza, nta muntu utayikunda. Wayishyira kuri bariko, wayishyira muri jaride, wayishyira mu nzu, ni imberabyombi.
urabona yaba ari umutako mwiza, yaba ari igikoresho cyiza, yaba ari igikoresho mu nzu, intebe uzajya wicaraho ukumva utuje umeze neza. Nta nkwibutsa ko intebe ishobora no kuvura umugongo. Intebe ivura umugongo kuko uyicaramo ukegamira ukaryama ugasinzira. Ntiwakenera igitanda ufite iyi ntebe, ntawe wagikenera ufite iyi ntebe. Ndakubwiza ukuri, gushyiraho agasego ko hasi ubundi ibindi bikikora. Ikindi ndashaka kubabwira ko buryo biba byiza turafashanya, tugaterana inkunga. Buri wese, nta mukire kuri iyi si utafashwa, kimwe n'uko nta n'umukene utafasha. Biba byiza rero turashyigikirana, ukampa ubufasha nk'uko mbugusabye, cyangwa se si n'itegeko ko ubumpa, ariko nyine burya iyo dufashanyije biba byiza kurushaho. Kandi nanone ikindi bajya bavuga ngo gutanga birusha umugisha guhabwa. Ushobora kumfasha ugasanga uhawe umugisha, kandi ugasanga hari n'undi muntu uteje imbere mu bundi buryo. Ni bwo buryo nashaka kukubwira ati rero wowe uri kureba iyi video, unkandiye subscribe, ugakora share, ugasharinga kuri bagenzi bawe nabo bakayibona, bakaba bayikanda, ndavuga subscribe, byaba ari sawa. Waba umfashije njyewe, waba unteye inkunga, si inkunga y'amafaranga nsabye, oya, amafaranga yarabuze buriya. Gusa nyine hari n'abantu bayafite, hari n'abantu muyafite. Nambereka n'aka kantu, aka nako nashaka kukaberekamo gakeya. Urabona ni ya video mperuka gushyiraho, ariko nashaka kubereka ako kantu karimo telefone. Nako ubaye ugashaka, hari abantu bagenda bakagura za nkoni zifata telefone, cyangwa se hari nk'akantu gafata telefone batereka nko ku meza, gakozwe mu tuntu tw'utwuma na twa plastique gutyo. Ariko njye nashaka kubereka ko n'umugano hari modeli nawukoramo rwose, ukagatereka nk'ahariya, ukagashyiramo fone yawe, ukareba video, ukagikora ibyo ushaka. Ntacyo bitwaye rero, nawe ukabonye ukagakunda, waza ukakagura, cyangwa se nawe ukazagira ukazazakwigisha kugakora. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha.